Ntugapfukamire umukobwa, gutera ivi si itegeko, dore uko byagakwiriye kuba bikorwa. Reka nkubaze ikibazo kimwe gusa, iyo umusore apfukamye imbere y'umukobwa aba agaragaza urukundo cyangwa aba ari kwitesha agaciro? Uyu munsi hari ikintu kimenyerewe cyane, aho umusore akunda umukobwa akamutegurira ahantu heza, akazana indabo, akazana impeta, hanyuma agatera ivi. Umukobwa agatungurwa, abantu bagakoma mu mashyi, kamera zigafata amashusho sinakubwira, abantu bakavuga bati wow, ni ibintu byiza cyane. Ariko uyu munsi kuri Gospel Hill ndashaka ko tureba ikintu kiri inyuma y'ibyo byose. Gutera ivi ubundi bisobanura iki? Ese koko buri musore akwiriye gutera ivi imbere y'umukobwa? Ese kubikora bituma umukobwa aba afite agaciro kurusha wa musore? Ese umusore udateye ivi aba adakunda umukobwa? Cyangwa se hari uko umuntu yakunda umuntu cyane akamwubaha ariko ntibibe ngombwa yuko amupfukamira cyangwa bamuterera ivi? Uyu munsi ntabwo turi hano kugira ngo dusebye abakobwa, ntabwo turi hano kugira ngo duteshe agaciro urukundo, kandi ntabwo turi hano kugira ngo tubwire buri musore wese ko gutera ivi ari icyaha. Oya, turashaka kuganira ku gisobanuro nyacyo, kuko rimwe na rimwe abantu bakora ibintu byiza ariko batazi icyo bisobanura. Reka dutangire gutya. Ubundi gutera ivi byatangiye gute? Reka tubanze dutekereze kuri iki gikorwa. Iyo umuntu apfukamye imbere y'undi muntu uba ubona ibintu bisa naho bitandukanye. Hari ushobora kubibona nk'ikimenyetso cy'urukundo, undi akabibona nk'ikimenyetso cyo kwicisha bugufi, undi akabibona nk'ikimenyetso cyo gusaba ukuboko cyangwa se ibyo nakwita guhakwa cyangwa se kuganduka. Ariko ikibazo ni iki? Ni iki ushaka kuvuga igihe uri gutera ivi? Kuko ibikorwa ntabwo bigira ibisobanuro bimwe kuri buri muntu. Hari umuntu ushobora gutera ivi kubera ko yabonye abandi babikora, hari uwabikora kubera ko yabibonye kuri Instagram, hari uwabikora kubera ko umukobwa we yabimusabye, ubona umukobwa bakundana, hari n'undi ushobora kubikora kuko ashaka gukora ikintu kidasanzwe. Ariko niba uri umukristo, ikibazo cya mbere ntabwo ari ukugendera kuko abandi babikora. Ikibazo ushobora kwibaza uti, icyo nkora gihuye n'agaciro kanjye ndetse n'icyo nizera? Ese kiranyubahisha? Ese kiratuma n'ubundi nitwa wa wundi nitwa nsanzwe mfite ku Mana? Ntugapfukamire umukobwa rero kubera igitutu. Ubu ni ubutumwa ku basore bose. Hari abasore benshi bashobora kuba badashaka gutera ivi ariko bakumva ko bagomba kubikora, bose ugasanga bibateye igitutu kubera ko babonye inshuti zabo zabikoze. Umwe akora proposal ku nyanja, undi akayikorera muri restaurant, undi akayikorera imbere y'umuryango, undi akazana abantu 50. Noneho uwo musore akavuga ati, nanjye umukobwa wanjye cyangwa se sheri wanjye nintabikora azumva ko ntamukunda. Oya, urukundo rwawe ntabwo rupimwa n'uburyo wakoze proposal cyangwa se uburyo wateye ivi. Urukundo rwawe rupimwa n'uburyo umwubaha, umwizera, umwitaho, umuvugisha neza, mukavugana mu bintu byanyabyo nyine, cyangwa se mugakoresha ukuri mu bintu byanyu, kandi mukitegura kubaka ubuzima muri kumwe ndetse neza. Kuko gutera ivi iminota 2 ntabwo bihagije kubaka urugo rw'imyaka 50. Indabo ushobora kuzigura nibyo, impeta ushobora kuyigura, restaurant ushobora kuyishyura, ariko ubudahemuka cyangwa se kubana neza mu mahoro ntabwo bigurwa. Kwihangana ntikugurwa, kuba umugabo mfata inshingano ntibigurwa, kuba umugore wubaha umugabo we ntibigurwa. Niyo mpamvu tutagomba kwibanda gusa ku kanya ko gutera ivi, tugomba no kureba ubuzima buza nyuma yaho, nyuma y'uko rya vi ritewe cyangwa se nyuma y'uko habaye ya proposal. Reka nkubwire ko umukobwa atari igikomangomakazi ugomba gupfukamira. Hari ikindi kibazo tugomba kuvugaho. Rimwe na rimwe abantu iyo bavuga gutera ivi baravuga ngo umusore agomba kubaha umukobwa. Nibyo pe, umugabo agomba kubaha umukobwa, ariko umukobwa nawe aba agomba kubaha umusore cyangwa se uwo nakwita umugabo we. Ubwubatsi bw'urugo burya ntabwo bushingira ku muntu umwe. Ntabwo umugabo ari umugaragu w'umugore, ntabwo umugore ari umugaragu w'umugabo, cyangwa se kuba navuga yuko akwiriye kuba igitangaza cyane ku mugabo. Muri mariage cyangwa se mu bukwe haba abantu babiri bafite agaciro.
abo bantu babiri baba bagomba kubahana, abo bantu babiri kandi baba bagomba kumva ko bafite uruhare mu kubaka urugo. Niyo mpamvu iyo umuntu avuze ati umugabo cyangwa umusore agomba gukora iki kugira ngo agaragaze ko umukobwa afite agaciro, nanjye nakubaza nti umukobwa we azakora iki kugira ngo agaragaze ko uwo musore cyangwa uwo mugabo afite agaciro? Kuko urukundo nyarwo ntirugenda mu cyerekezo kimwe. Niba umuntu agukoreye icyiza, biba byiza kurushaho iyo nawe ukimwituye. Aribyo tuvuga ngo urukundo ruragaruka. Ariko se nanone gutera ivi ni bibi? Reka tuvugishe ukuri. Oya, ntabwo umuntu yakagombye kuvuga ko buri gutera ivi ari ikintu kibi. Hari umusore ushobora gutera ivi kubera ko ari umuco we, hari ushobora kuba yarabyumvise nk'ikimenyetso cyiza cyo gusaba umukobwa ko bazabana, hari n'abandi babibona nk'uburyo bwiza bwo gukora proposal, kandi niba abantu babiri babyumvikanyeho ntitwakagombye guhita tubaseka cyangwa se ngo tubatuke. Ikibazo si ivu ubwaryo, ikibazo nicyo ivi risobanura kuri wowe. Niba utera ivi kubera igitutu cy'abandi cyangwa se kubera igitutu cy'uwo mukundana, tekereza kabiri. Niba utera ivi kubera imbuga nkoranyambaga, tekereza kabiri. Niba ubikora kugira ngo abantu bagutangarire, tekereza kabiri. Niba ubikora kubera ko ushaka koko kugaragaza ko witeguye kubana n'uwo muntu, ubwo ni ikindi. Igikorwa kimwe gishobora kugira ibisobanuro bitandukanye bitewe n'umutima w'ugikora. Umusore rero ni iki akwiriye kumenya? Menya ko ugiye kubaka urugo, kandi urugo rwawe ntabwo ari emoji zo kuri social medias. Ntabwo by'umwihariko nk'umusore ukwiriye kwemera ko imbuga nkoranyambaga zikwigisha uko ugomba gukunda. Ku mbuga nkoranyambaga bakwereka moments, bakwereka ibihe byiza bitandukanye. Ntabwo imbuga nkoranyambaga zikwereka ingaruka. Ushobora kubona umusore yapfukamye imbere y'umukobwa agatera ivi, abantu bose bati congratulations, kamera zigafata amashusho, umukobwa akarira sinakubwira, abantu bagakoma amashyi, ariko nta muntu ukubwira uko abo bantu bazabaho nyuma y'amezi 6. Nta muntu ukubwira niba bari biteguye kubana, nta muntu ukubwira niba bafite imico ihuye, nta muntu ukubwira niba bafite uburyo bwo gukemura amakimbirane, nta muntu ukubwira niba bombi bafite gahunda y'ubuzima. Proposal ni moment, ni uwo mwanya baba barimo. Ariko mariage, icyo nakwita ubukwe, kubaka rugakomera mukarambana n'ubuzima. Kandi umuntu w'umunyabwenge ntabwo yitegura moment gusa, ahubwo anitegura ubuzima bwose muri rusange. Mbere yo gutera ivi ugomba kubanza kwibaza kuri ibi. Niba uri umusore ukunda umukobwa ukaba utekereza kumusaba ko mwabana, mbere yo gutera ivi banza wibaza ibi bibazo. Icya mbere, ese ndamukunda cyangwa ndashaka gusa kutaba njyenyine? Kuko ibyo bintu biratandukanye. Icya kabiri, ese ndamuzi neza? Ntabwo ushobora kubaka urugo n'umuntu uzi kubera amafoto ye gusa, by'umwihariko mwafoto yaho ngaho se yakoretse cyangwa se yaguye no ku mbuga nkoranyambaga. Icya gatatu, ese twaganiriye ku buzima bwacu bw'ejo hazaza? Abana, uburyo tuzabona amafaranga, akazi, aho tuzaba, imiryango, imyemerere, ibyo byose birakenewe. Icya kane, ese niteguye inshingano z'urugo? Kuko impeta ntabwo ihita iguhindura umugabo witeguye. Ushobora kuyambara ariko rwose ya mico ikwiriye kuranga umugabo ikabura. Icya gatanu, ese nawe afite ubushake bwo kubaka urugo nkanjye? Ntugakore proposal ngo umutungure ku kintu mutigeze muganiraho na rimwe, kuko surprise cyangwa se gutungurana kwiza ni uburyo bimusabye. Ariko icyemezo cyo kubana cyo ntikigomba kuba surprise. Ibi ndashaka kubisobanukirwa neza. Proposal ishobora kuba surprise, ariko umugambi wo kubaka urugo ukwiye kuba waganiriweho neza. Umukobwa nawe rero agomba kumenya agaciro kiwe. Nawe mukobwa uri kumva iki kiganiro, hari ikintu nshaka kukubwira. Agaciro kawe ntabwo kagaragazwa n'uburyo umusore yapfukamye imbere yawe cyangwa se yagaragaye atera ivi. Niba umuntu yaragutereye ivi mbere y'abantu 100, ntibivuze ko ari we mugabo mwiza. Niba yarakuzaniye indabo nziza cyane zihenze, ntibivuze ko azakubera indahemuka cyangwa se atazigera guhemukira. Niba yarakoresheje amafaranga menshi kuri proposal, ntibivuze ko azubaha umutima wawe. Reba umuntu uri inyuma y'ibyo bikorwa. Ese arakubaha? Ese akubwiza ukuri? Ese aragushyigikira? Ese iyo mufite ikibazo aganira nawe mukagikemura? Ese ashoboye gusaba imbabazi?
ese yubaha Imana, ese yiteguye inshingano. Ibyo nibyo bikwiye kugufataho umwanya, kuko umuntu ashobora kuguterera ivi ariko nyuma akakubabaza. Ashobora gukora proposal nziza cyane ariko nyuma akakureba by'umwihariko ugasanga agutesheje agaciro, akakubera umugabo mubi. Niyo mpamvu ntabwo ukwiriye kuba wakundira umuntu kubera sene cyangwa se ka kanya gato yigaragajemo atera ivi, ahubwo ugomba kumukundira umuntu kubera uwo ari we. Gutera ivi ntabwo bisimbura kubaka urugo. Hari abasore batekereza ko iyo bamaze gutera ivi ikibazo cyose kiba kirangiye. Oya, nyuma yo kuvuga ngo will you marry me, hari ibindi bibazo byinshi bitangira. Wibaza uti muzabana mute, muzajya mukemura amakimbirane mute, muzacunga amafaranga mute, muzafata ibyemezo mute, muzitwara mute iyo umwe atishimye, muzarera abana mute, muzubaka gute ubuzima bwanyu. Ibi byose nibyo bigize mariage. Ntabwo ari ivi rero, ntabwo ari impeta, ntabwo ari amafoto, ntabwo ari komenti z'abantu, ahubwo ni ubuzima. Niyo mpamvu ushaka ko abasore bacu bamenya gutandukanya proposal cyangwa se gusaba umukunzi wawe ko muzabana ndetse n'igikorwa cyo kwitegura kubana karamata cyangwa se preparation for marriage. Proposal ni umunsi umwe ariko mariage ni imyaka myinshi. None se umusore akwiriye gukora iki? None se niba udashaka gutera ivi ni iki wakora? Vugisha ukuri, bwira umukobwa uti ndagukunda, ndakwifuza nk'umuntu twazubakana, nshaka ko tubiganiraho kandi tukamenya niba koko twiteguye kubana. Ibyo nabyo ni urukundo. Niba ushaka gutera ivi, tera ivi kubera ko wabisobanukiwe, atari ukubera ko abantu babiguhatiye. Niba udashaka kubikora, ntukabikore kubera ko watinye ko abantu bazaguseka. Umugabo ufata icyemezo ufite impamvu, kuko ubusore ntabwo ari ugukurikira ibyo abandi bakora. Ubukure ni ukumenya impamvu ukora ikintu urimo ukora. Ugana ku musozo wakwibaza uti none ibyo byose utubwiye gutera ivi ni bibi? Oya, gutera ivi ni itegeko ku musore ukunda umukobwa. Oya, umukobwa agomba gusabwa agaciro ke no kuba umuntu yaramupfukamiye, cyangwa se agomba kugaragarizwa agaciro ke bitewe n'uko umuntu yamutereye ivi. Oya, agaciro k'umukobwa ntabwo kari mu ivi, agaciro k'umusore cyangwa se k'umugabo nako ntikari mu kuba yarapfukamye cyangwa se atarapfukamye. Agaciro kari mu muntu uri imbere. Niba uri umusore, ntukemere ko imbuga nkoranyambaga zikubwira ko ugomba gukoresha amafaranga menshi kugira ngo werekane ko ukunda umukobwa. Mubanze mwubake umubano, muganire, mumenyane, musenge, murebe niba koko mushaka kubaka ubuzima bwiza kandi mukabwubakana. Hanyuma niba umunsi wo gutera ivi ugeze, uzabikora ubizi neza icyo bisobanuye. Niba utabikoze nabyo ntibikugira umuntu mubi, kuko urukundo ntabwo rupfukamishwa n'ivi, cyangwa se ntabwo rushyigikirwa no kuba umuntu ari uko yatera undi ivi, by'umwihariko mu gihe atari ibintu bombi bakunze cyangwa se bumvikanyeho. Urukundo rugaragazwa n'ubudahemuka, urukundo rugaragazwa no kubaha, urukundo rugaragazwa no kwihangana, urukundo rugaragazwa no gufata inshingano, kandi cyane cyane urukundo nyarwo rugaragazwa n'ubuzima umuntu abaho nyuma y'amagambo meza. Niba uri umusore, ntugaterere ivi umukobwa ngo abantu bakoma amashyi. Mubanze mwubake umuntu ushobora kuba umugabo cyangwa se umukobwa. Niba uri umukobwa, ntugapime urukundo rw'umusore kuko aba yaragupfukamiye cyangwa se yaragutereye ivi. Pima umutima we, imico ye, ukwizerwa kwe n'ubushake afite bwo kubaka ubuzima muri hamwe, kuko impeta ishobora kurabagirana, ikaba yaturutse za Dubai, ikaba yaturutse USA, ariko umutima niwo uzabubakira urugo. Niba ubu butumwa hari icyo bukubwiye, sangiza undi musore cyangwa umukobwa ushobora kuba yavana isomo rikomeye cyane muri iki kiganiro.